Ku itariki ya 12 Ukwakira, abantu benshi ku rugendo rwa Christopher Colomb wibukirwa cyane nk'uwatinyutse gutangiza inzira nshya y'ubushakashatsi. Ariko se nibyo koko Colomb niwe wavumbuye Amerika? Amateka agaragaza isura irenze iyo twasomye mu bitabo by'amashuri. Ese yari intwari mu bushakashatsi cyangwa zari inyungu ze zimushishikaje? Biri kumwe nanjye Dani, iyo ni Dani Sofa Official. Ntugende utiyandikishije ukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nyinshi buri uko tugisizeho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na kabiri, ubwo Colomb yatangiraga urugendo, abantu benshi bari basanzwe batuye muri Amerika, kuva yagera mu birwa bya Bahamas kugeza akorera ubushakashatsi ku birwa bya Haiti, Cuba ndetse no ku nkombe za Amerika y'Amajyepfo. Colomb nigeze akandagira ku butaka bwa Amerika ya ruguru. Aba-Viking bayobowe na Leif Erikson nibo banyaburayi ba mbere bivuga ko bageze muri Canada mu myaka 500 mbere y'uko Colomb ava i Burayi. Nubwo Colomb yari yibeshye ku ntera y'urugendo, yatangiye urugendo rwe afite imyaka 41, yitwaje ubwato bukoze mu giti butari bwaragenewe guhangana n'amazi y'inyanja Atlantique. Yatsindaga abamuca intege, akomeza gukora ingendo enye zitamenywe neza mu gihe cyacyo. Byari bimaze imyaka magana abahanga b'i Burayi bazi ko isi ifite ishusho y'umuzenguruko. Colomb ntabwo yageragezaga kwerekana ko isi ari umuzenguruko, ahubwo yashakaga kwerekana ko bishoboka ko urugendo ruzengurutse isi, ariko yari yibeshye ku ntera y'urugendo byari kumusaba. Yari afite amasezerano. Mu masezerano yashyizweho umukono n'abami Ferdinand na Isabelle y'i Burayi, Colomb yagenewe kuba umugaba mukuru w'ingabo, guverineri n'umuyobozi w'ubutaka ubwo aribwo bwose yavumburaga. Yanemererwaga kugumana 10% by'umutungo, haba zahabu, amabuye y'agaciro cyangwa ibindi yabonetse aho yageraga. Ibi bigaragaza ko Colomb atari afite intego z'ubushakashatsi gusa, ahubwo yarashishikajwe n'inyungu ze bwite. Igihe Colomb yageraga ku birwa bya Hispania, ubu ni Haiti na Repubulika ya Dominicani, yahasanze ubwoko bw'abasangwabutaka bitwaga Taino. Bari abantu b'abanyamahoro, baramwakiriye, baragurana ibintu ndetse bitandukanye. Ariko nyuma Colomb yatangiye kubakoresha imirimo y'agahato, abahatira gushaka zahabu kandi yahanishaga impamvu zikomeye abananirwaga. Ubuzima bw'abasangwabutaka bwarahungabaniye cyane kubera ibikorwa bye n'indwara abazungu bazanye, maze nyuma y'imyaka mike ubwoko bwa Taino bwarashize. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda n'icyenda, amakuru y'iyicarubozo yakorerwaga Abanya-Espagne muri Hispaniola yageze ku bami. Colomb yahamagajwe muri Espagne, aho yakatiwe akambikwa iminyururu. Yaje kwemerera abami ko bimwe mu byaha byavugaga ko byari ukuri, bityo yamburwa inshingano za guverineri. Urugendo rwa Colomb rwabaye igicumbi cyo guhuza isi ebyiri zari zitaramenyana, iy'i Burayi n'iy'Amajyepfo y'Amerika. Ibyo bizwi nka Columbian Exchange byazanye ihinduka rikomeye ku byerekeranye n'ibimera, inyamaswa, imico ndetse n'indwara. Ibi byose byahinduye amateka y'isi, bikaba intangiriro y'ibihe bishya by'imibanire n'ubukungu bw'isi. Christopher Colomb azahora ari umuntu uteza impaka kubwo kutita ku mateka yuzuye. Ibyo yakoze bifatwa nk'ibigira ingaruka ku nziza n'imbi mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo ubyitegereza.